kugusuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka ashimwe. Nejejwe nuko Imana yongeye kuduha andi mahirwe yo kuganira ijambo ryayo. Tumaze iminsi turi kumva ibiganiro bitandukanye by'abatumirwa badusangiza ubunararibonye bwabo, kandi twungukiyemo byinshi. Twabonye ibitekerezo byanyu bidukomeza, hari n'abagiye bagira ibibazo mu buhamya bwatambutse, ariko nagira icyifuzo ku badutega amatwi nuko ibyo bitekerezo bagize batabinyandikira inbox, yenda hari iby'ingenzi cyane banyandikira jyenyine, ariko ibya rusange byerekeranye n'icyigisho bishobora gucishwa muri comments kugira ngo haba abadukurikira badufashe gusubiza ibyo bibazo, haba natwe kandi tuzagira umwanya wo gusubiza ibibazo byabajijwe muri ubwo buryo. Ndashima Imana rero ku bwanyu cyane uko mwakomeje kudushyigikira, uko mwakomeje kutwereka yuko mubikunze. Uwiteka ahimbazwe. Igihe mutubwiye ijambo ryiza riradukomeza kandi rikadutera ubutwari bwo kujya mbere dukomeza. Ndashimira kandi abatumirwa baduhaye ibiganiro, ntabwo baraba benshi, niho tugitangira, ariko kugeza uyu munsi ntawe twahamagaye ngo dusubize inyuma. Ndabashima cyane, Uwiteka abaho umugisha. Namwe mukurikiye ubutumwa tutarabageraho, amarembo arafunguye kugira ngo mufatanye natwe kubwiriza ubutumwa bwiza. Ufite ubuhamya yumva ko yakwiriye gusangiza abandi, ni karibu rwose, duhamagare tuze tugusure, udufashe kubwiriza umucyo w'isabato. Tugiye gukomeza rero ibyigisho byacu nk'uko twabitangiye. Mu byigisho byabanje twatinze cyane ku byerekeranye n'amategeko y'Imana, nuko umunyabyaha wacumuye ayo mategeko abasha gukira iteka rizanwa nayo. Noneho rero muri aka kanya tugiye gutangira ibiganiro byacu nyirizina byerekeranye n'umucyo w'isabato. Tugiye kurambura ibyanditswe byera ngo bitubwire isabato nk'uko iri. Uyu mwanya tugiye turatangira aho Imana yashyizeho isabato. Tugiye kuganira ku kuremwa kw'isabato nyirizina. Mbere yuko dutangira icyigisho nyirizina, reka tubanze dusenga. Data udukunda uri mu ijuru, tugushimiye ko nanone uduhaye amahirwe yo kurambura ibyanditswe byera ngo dusobanukirwe n'ubushake bwawe. Tugiye gutangira kwiga rya somo rikomeye kandi ryagoranye mu bakristo benshi ryerekeye isabato. Mwuka Wera nk'uko yakomeje kutuyobora mu gihe cyashize, akomeze kutuyobora no muri uru rugendo dutangiye, ngo abana bawe bagukunda bataryarya, bamurikirwe n'umucyo wawe mu ijambo ryawe. Byose rero kugira ngo icyubahiro kibi cyawe, niko gusenga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kuremwa kw'isabato. Ntabwo twavuga kuremwa kw'isabato rero tutamenye Imana umuremyi uko yaremye. Ndagira ngo tujyane mu Itangiriro igice cya mbere. Itangiriro igice cya mbere, ndetse turasoma umurongo wa mbere, uratubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ngombwa yuko dusubira ku ntangiriro ngo dusobanukirwe n'uko ibintu byagenze. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Reka tubanze turebe ukuntu byagenze. Reka tubanze twumve uko Imana yaremye ijuru n'isi. Twitegereze icyumweru kirema, aho dukura amateka y'icyumweru dufite uyu munsi. Erega hari abantu bibaza ikibazo, bakabaza bati mbese ubundi umunsi w'isabato ni uwuhe? Mbese byagenze bite? Ahari ibyo tuzabisubiza twitonze mu cyigisho kizakurikiraho, ariko muri aka kanya reka tubanze turebe icyumweru kiremwa uko cyagenze. Umurongo wa kabiri uraza kuduha amakuru turi butindeho muri iki cyigisho. Batubwira ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Isi itagira ishusho, icyo ni icya mbere, kandi isi iriho ubusa. Icyumweru rero kirema kigabanijemo imigabane ibiri y'ingenzi. Nuko isi idafite ishusho ikwiriye guhabwa ishusho, kandi isi iriho ubusa ikaba igomba gushyirwaho ibikwiriye kugira ngo ye gukomeza kubaho ubusa. Mbese icyumweru kirema cyagenze gite? Uhereye ku murongo wa 4 uduha amakuru. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Uwo ni umunsi wa mbere. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Burabworoba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere. Ku munsi wa mbere Imana yaremye umucyo, maze umucyo utuma habaho gutandukana kw'amanywa
nijoro. uwo ni umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri tuwusoma ku murongo wa 6. Imana yavuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Iki kirere tubona, tujya tubona imvura igwa imanutse. Amazi yo hejuru yatandukanye n'amazi yo hasi ku munsi wa kabiri, nibwo ijuru ryaremwe. Umurongo wa 9 uduha andi makuru. Ku munsi wa 3 habaye iki? Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi ryita inyanja. Hasi hari hakiri akavuyo k'amazi n'ubutaka, byose byari bivangavanze, nta shusho byari bigifite. Ariko ku munsi wa 3 amazi yo munsi y'ijuru ateranira hamwe, ahumutse haraboneka, naho amazi haraboneka. Amazi yitwa inyanja, ahumutse hitwa iki? Hitwa ubutaka. Kuri uwo munsi wa 3 kandi ubutaka bumeze ubwatsi, niko umurongo wa 10 utubwira. Ubutaka bumeze ubwatsi, n'ibimera byose byaremwe byere imbuto zabyo mu butaka, n'ibiti byerere imbuto ku butaka ziri mu buto twabyo. Igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, biba bityo. Ayo n'andi makuru akomeye cyane. Ni umurongo wa 12, ntabwo ari uwa 10. Umurongo wa 10 utubwiye yuko hagomba kubaho kumera kw'ibyaremwe kuri bwa butaka bwamaze kuboneka, hahandi humutse. Ibyo nabyo byabaye ku munsi wa 3. Ku munsi wa 4 umurongo wa 14 watubwira ngo Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro. Twamaze kubona ku munsi wa mbere ko habayeho gutandukana kw'amanywa n'ijoro hamaze kuboneka umucyo. Maze rero ku munsi wa 4 mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. Amakuru atubwira ngo biba bityo, kandi buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa 4. Ku munsi wa 5 Imana yavuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruka mu isanzure ry'ijuru. Imana yavuga irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo. Amazi yuzuramo ibyo bintu nk'uko amoko yabyo ari, irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Maze Imana ibona ko ari byiza, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa kangahe? Wa 5. Umunsi wa 6 dukomeje igikorwa cy'Imana cyo kurema. Imana yavuga iti isi izana ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, biba bityo. Imana yavuga iti nanone tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Ku munsi wa 6 Imana yaremye amatungo n'inyamaswa zo mu ishyamba n'ibikururuka byose, kandi ku mugoroba Imana irema umuntu ngo agire ishusho y'Imana, ase n'Imana. Kandi umuntu waremye ngo atware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Mbega amakuru meza, mbega kumenya inkomoko y'uko ibintu byagenze. Ariko igihe twitegereje iminsi 6 yo kurema, tubonamo ikintu gikomeye cyane. Tubona ari irema ryuje ubugeni n'ubuhanga. Amagambo twasomye ku murongo wa 3 w'igice cya mbere cy'itangiriro turi kureba, yatubwiye ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, kandi umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Mbese ibi bisobanuye iki? Isi idafite ishusho, yariho ubusa. Ni ukuri kwitegereza umurimo w'intoki z'Imana wakozwe mu minsi 6 bitera abakunda Imana kandi bafite imitima itaryarya kunyurwa n'urukundo rw'Imana n'ububasha bwayo bw'indengakamere. Dufatanya n'umunyezaburi ya 19 kuririmba ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoke zayo, amanywa abwira andi manywa ibyayo, ijoro ribimenyesha irindi joro. Nta magambo cyangwa ururimi biriho, nta wumva ijwi ryabyo, umugozi ugera wabyo wakwiriye isi yose. Turabyitegereza tugatangara, kuko amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi. Bitubwira ububasha n'ubudahangarwa by'Imana. Igihe twitegereje ubugeni n'ubuhanga butangaje mu kurema, Imana yaremye ibintu bitangaje. Ndagira ngo twitegereze ubu bugeni.
iyo twitegereje dusanga iyi minsi 6 nk'uko nabikomojeho igabanijemo ibice bitatu by'ingenzi. Niba uri kureba iyi shema nagigabanyijemo ibice bitatu, ariko ni ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere nuko hariho gutandukanya. Twamaze kubona amakuru akomeye yuko iyi si idafite ishusho. Kubera iki idafite ishusho? Nuko hariho uruvangavange rw'ibintu. Nuko rero ikintu cya mbere cyamabanje gukorwa nuko habayeho gutandukanya. Ndagira ngo nkwereke yuko ku munsi wa mbere habayeho gutandukanya umucyo n'umwijima. Mbese mwabibonye? Igihe Imana yabonekaga, umucyo n'umwijima byaratandukanye. Kandi uko gutandukana k'umucyo n'umwijima byatumye habaho amanywa, harongera habaho ijoro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ku munsi wa kabiri turacyakomeje igikorwa cyo gutandukanya. Turatandukanya amazi yo hejuru n'amazi yo hasi. Uko gutandukana kw'amazi yo hejuru n'amazi yo hasi biraza gutuma haboneka ijuru, haboneke n'isi. Murumva yuko hakirimo gutegura terre, yasi idafite ishusho kugira ngo ize kugira ishusho. Kandi ku munsi wa gatatu Imana iraza gutandukanya amazi yo hasi n'ubutaka, bya bintu by'uruvangitiranye bimeze nk'icyondo bidafite ishusho. Nanone ubutaka buze kuboneka n'amazi aze kuboneka. Mbega ukuntu isi idafite ishusho noneho itangiye kugira ishusho. Ariko nubwo igize ishusho, isomo ryatubwiye ngo ntabwo yari ifite ishusho kandi yariho ubusa, iracyariho ubusa. Rero ku munsi wa kane hari correspondance y'ibyabaye ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane. Ku munsi wa mbere Imana yatandukanije umucyo n'umwijima, maze ku munsi wa kane haremwa ibiva bitatu biza kugaragara ko bije gutegeka iby'amanywa n'iby'ijoro. Mbese ibiva bitatu byaremwe ku munsi wa kane ni ibihe? Ni izuba, ukwezi n'inyenyeri. Izuba riberaho gutegeka amanywa, ukwezi n'inyenyeri biberaho gutegeka iki? Ijoro. Noneho isi itangiye kuzuzwa kugira ngo ye gukomeza kubamo ubusa, ahubwo ibe yuzuye rwose. Kandi ku munsi wa gatandatu twamaze kubona ko ku munsi wa kabiri habaye gutandukanya amazi yo hasi n'amazi yo hejuru. Maze rero ku munsi wa gatanu habaho kuzuza, ngo ibyo hejuru hagira ikibyuzura. Twamaze kubona ko hamaze kuboneka ijuru kandi hasi habonetse isi. Mbese ijuru rirakomeza kubamo ubusa? Oya, ahubwo ijuru rigomba kubamo ibiguruka byo mu kirere bikuzura ijuru. Ikirere kikuzura inyoni n'ibisiga nk'uko amoko yabyo ari. Kandi mu mazi naho, ya mazi yamaze kuboneka hasi agomba kubonekamo ibyigenza, amafi manini n'ibindi bifite ubugingo biba mu mazi. Mbega igitangaza! Mbega ukuntu isi itangiye kugira ishusho kandi itangiye kuzuzwa ibintu byiza by'akataraboneka, ibyo twebwe tuzi tubasha kubonesha amaso yacu. Ku munsi wa gatandatu hari icyabaye. Ku munsi wa gatatu nuko habayeho gutandukanya amazi n'ubutaka. Nuko rero ku munsi wa gatandatu bwa butaka bukwiye kuzuzwa iki? Bukwiye kuzuzwa inyamaswa zikururuka, ibyigenza, ibintu binini, amatungo n'inyamaswa z'inka ziba mu ishyamba. Ibyo byabayeho ku munsi wa gatandatu. Mazi ibyo birangiye kubaho, Imana ire mu muntu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ire mu muntu. Ariko umuntu aratangaje cyane uburyo yaremwe mu ishusho y'Imana kandi agahabwa ubutware bwo gutwara byose. Nkunda amagambo akomeye cyane. Zaburi ya 8 umurongo wa 5. Ndagira ngo nkujyane muri Zaburi ya 8. Zaburi ya 8 uhereye ku murongo wa 5 hari ikibazo umunyezaburi yibajije. Ngira ngo nawe utekerezeho kandi wibaze. Zaburi ya 8 aravuga ngo umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Wenze kumugira nk'Imana buraho hato, mwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Mbega icyubahiro Imana yahaye umuntu!
yamuremeye kugira ngo ategeke byose. Nkunda amagambo y'umwanditsi umwe yaravuze ngo Uwiteka amaze kurema isi n'ibirimo byose, umuremyi yuzurisha umurimo wo kurema umuntu, ari we waremewe isi. Mbese wari ubizi? Umuntu niwe waremewe isi. Umuntu yahawe agaciro gakomeye cyane. Ibyo tumaze kubona byakozwe mu minsi 6 byari biri gutegurirwa umuntu, niwe waremewe isi, nuko ayituzwaho, ahabwa ubutware bw'ibyo ijisho rye ryose ryabashaga kubona, nk'uko Imana yavuze iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, atwara isi yose. Nuko Imana irema umuntu, kandi umuntu afite ishusho yayo, umugabo n'umugore niko yabaremye. Hari amagambo ngira ngo uzirikane, ibyo bigaragaza inkomoko y'ikiremwa muntu, kandi mu bitabo byo mu ijuru handitswemo ko nta nenge uwo muntu yari afite, kuko yaremwe mu ishusho y'Imana. Aha nta mayobera ahari. Ntaho wahira uvuga ko umuntu yagiye ahinduka buhoro buhoro ava mu dukoko duto cyangwa se mu bimera. Inyigisho nk'izo zitesha agaciro umurimo ukomeye w'umuremyi, kandi zigashyira umuntu hasi cyane ku mitekerereze y'isi. Nshuti z'Imana, igihe abantu bari kwigishwa yuko umuntu yakomotse ku tuntu twagiye duhindagurika, yagiye agira evolution, atera imbere, ibyo rwose bihabanye n'ukuri kw'Imana, bihabanye n'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Kandi umuntu aramutse yitegereje neza ashobora gusanga ibyo bihabanye n'ukuri, yewe na siyanse ntabwo yabyemera, aramutse atagendeye ku bitekerezo bihimbano, theories abantu bashyizeho. None se umuntu yagiye atera imbere? Oya, ahubwo yagiye asubira inyuma. Abigisha teori ya evolution bagaragaza ko umuntu yavuye mu tuntu dutoya akagenda agira amajyambere uko ibintu byagiye bimera. Ariko iyo witegereje nanone mu mateka ya muntu usanga umuntu ataragiye azamuka mu majyambere, ahubwo yagiye asubira inyuma mu majyambere. Nimwitegereze abagabo babayeho mbere, ba Adamu, ba Metusela, ba Henoki n'abandi, baramye imyaka myinshi cyane. Umuntu waramye imyaka myinshi, yaramye imyaka 960 na hafi ikinyagihumbi cyose. Ariko uyu munsi kugira ngo ugire imyaka 100 ni ikizamini. Abanyumva barabizi yuko higeze kwaduka imvugo muri iyi minsi ngo nta myaka 100. Mbese ubwo umuntu yagiye atera imbere cyangwa yagiye asubira hasi? None se kubera iki abantu batubeshya ko umuntu yagiye ava ku kantu gato yagenda aba umuntu, nyamara kandi turabona umuntu mu budahangarwa bwe yaragiye asubira inyuma rwose. Ariko mu gutesha agaciro umuntu bamuvutse inkomoko ye y'icyubahiro. Abantu baba bagamije gukuraho imbaraga y'Imana yo kurema isanzure n'ibirimo byose. Uwaremye isi yagahebuza akayitaka uburabyo bwiza, wujuje isi n'ibirimo n'ijuru ibitangaza by'imbaraga ze. Ubwo yazaga gushyira umusozo ku murimo we w'icyubahiro, azana uwo gutegeka ibyaremye byose bitagiraga inenge. Ntiyananiwe kurema icyaremwe gishyitse ngo agihe umwuka w'ubugingo, ko ndiko umwanditsi yavuze. Nuko rero nshuti z'Imana, inkomoko y'ubwoko bwacu nk'uko tuyibwirwa n'ibyanditswe byahumetswe na Mwuka Wera, yerekana ko ituruka ku muremyi nyir'ubushobozi, ko tudakomoka ku ruhererekane rw'ihindagurika ry'udukoko, ibijonjogoro n'inyamaswa zigenza amaguru ane, ahubwo dukomoka ku Mana. Ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 3:38 hatubwira ngo nubwo Adamu yakuwe mu mukungugu, yari umwana w'Imana. Haleluya! Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, yuko twaremwe mu ishusho yayo, turaba igiciro gikomeye. Kudasobanukirwa uko kuri kwirema bitumye umuntu atagaciro, bitumye umuntu avutswa umunezero n'umudendezo Imana yamuremanye. Nshuti z'Imana, igihe tutasobanukiwe inkomoko yacu, niho abantu benshi bavana kubura ibyiringiro ndetse bakiyahura, babura igisobanuro cy'ubuzima. Ariko igihe twasobanukiwe ko hariho Imana umuremyi ifite ahazaza mu biganza byacu, tutabayeho kubw'impanuka nk'uko benshi babyibwira, twumva Imana idufitiye umugambi mwiza, twumva turaba agaciro mu maso yayo, twumva rwose ibintu bizagenda neza. Turavuga duti nubwo bikomeye uyu munsi, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kandi mu mibereho yacu twagiye tubibona, hari igihe twageze mu kaga gashishana ndetse twenda gupfa, ariko bukeye impundu ziravuga, imibereho irahinduka, twongera kugira ibyiringiro no kumwenyura. Ibyo bikomoka ku gusobanukirwa nuko tutapfuye kubaho gusa, ahubwo hariho Imana umuremyi, hariho Imana ifite umugambi, kandi turaba agaciro gakomeye
kuko Imana yaduhaye gutwara byose. Byaremwe byose nitwe byaremewe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ariko ntarava kuri iyi minsi 6 hari ibyigisho bikomeye tubasha kwigira mu kurema. Icyambere nuko tubanze kubona yuko Imana ari indahangara. Yaremye ibintu bitangaje kandi birimo gahunda. Igihe twitegereza iminsi 3 ibanza, tukabona ukuntu isi itari ifite ishusho, maze Imana ikayiha ishusho. Maze twareba indi minsi ikurikiyeho, tukabona isi yariho ubusa, maze Imana ikazuzamo ibyiza by'agatangaza, kandi byose biri kuri gahunda. Ikintu cyabanje, Imana yabanje gukora ku munsi wa mbere igiha ishusho, ku munsi ukurikiyeho kuzuza nicyo yabanje kuzuriza. Byari biri kuri ordre. Imana yacu ni nyagahunda kandi ni Imana ikomeye cyane. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Icyo ni icyigisho cya mbere twigira mu cyumweru cyo kurema. Icyigisho cya kabiri tumaze kubona nuko Imana yaremye umuntu, tubanamwo inkomoko yacu ikomeye kandi tuyishimiye Imana. Ntabwo twapfuye kuba, turaba agaciro gakomeye. Ntugasuzugure umuntu yaremye mu ishusho y'Imana, kandi Imana imufitiye umugambi mwiza. Nshuti yanjye, wowe utenebutse, wowe uzi ibyiringiro, ndagira ngo ubwe yuko Imana igufitiye umugambi mwiza. Ndagira ngo nkwibutse yuko Imana yakuremye ufite icyo umaze, kandi ahari niba warucogoye wumva waniyahura, rekeraho, ahubwo shyira ibyiringiro byawe mu Mana. Vuga ngo Mana, uzi umugambi mfiteho, ubusoze nk'uko ubushake bwawe buri. Ndagira ngo ukundishe Zaburi ya 23, hari si ubwa mbere nyivuze. Ndavuga ngo Uwiteka niwo mwungeri wanjye sinzakenana. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu rugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Ansize amavuta, igikombe cyanjye kirasesekara, antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ushobora kuba ugoswe n'ibibazo bikomotse ku banzi bawe, ariko Uwiteka agufiteho umugambi. Reba Uwiteka we kureba abantu, kandi umurongo ukurikira avuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo nzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe n'Imana. Nshuti yanjye, ushaka kuba uri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mu izina rya Yesu ngo we gucogora, ntutinye ikibi cyose, kuko uri kumwe n'Imana. Nubwo wabona urupfu rugusatiriye, nubwo wabona ibibazo bikugose, mu muryango bitagenda neza, mu kazi bitagenda neza, ubuzima bwawe buri mu kaga, nshuti yanjye, menya yuko Uwiteka agukunda urukundo rwinshi cyane, kuko yakuremye kandi yakuremye umugambi mwiza. Nubwo rero byaba bitameze neza uyu munsi, iringira amasezerano y'Imana ko bizagenda neza ejo, maze we gucogora, aho gukomere rwose. Cyo ni ikindi cyigisho gikomeye. Cyigisho kandi nanone dukwiye kuzirikana nuko mu byaremwe twumvira mu ijwi ry'Imana. Haleluya. Umwanditsi umwe yaranditse ngo ibyaremwe bivugana n'ibyiyumviro byacu, bitangaza ko hariho Imana ihoraho, umuremyi, umutegetsi w'ikirenga utegeka byose. Ubwiza bwambika isi ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Ubwiza butatse isi dushobora kuruboneramo mu dusozi, mu biti birebire cyane, mu rurabyo rworoheje cyane ruboneka mu gihe cy'ibumbura ry'uburabyo. Ibyo byose bitumenyesha Imana. Tubona harimo ibitangaza. Ese wari uzi yuko nubwo abantu bakoze ibintu bikomeye, bagakora computer, bagakora indege, bagakora byogajuru byogoga ikirere, ariko nta kintu bigeze barema bakivanye mu busa, babikomora mu byaremwe? Wari uzi ko nta muntu urabasha kurema ikibabi? N'ikibabi kiratangaje cyane, ariko noneho wirebye wowe uratangaje cyane mu buryo budasanzwe. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 20 atubwira ngo kuko bitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo tutagira icyo kwireguza igihe twitegereje Imana. Buriya rero umuntu yakoze icyaha gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umupfapfa hajya yibwira ngo nta Mana ibaho. Ese bishoboka bite ko wavuga ko nta Mana ibaho uramutse urebye no mu biganza byawe, uramutse wirebye wowe bwawe, uramutse urebye umuneke ugiye kurya ukumva uburyohe buburimo, kandi ukumva butandukanye n'ubwo muri pome, ukumva butandukanye n'ubwo mu kijumba? Ese ntacyo bikubwira cy'ububasha ndengakamere bw'Imana? Ukuntu usinzira ibitotsi ukongera ugakanguka, maze ugatinyuka ukavuga ngo nta Mana ibaho? Umupfapfa ajya abibwira ngo nta Mana ibaho, ariko igihe turambuye ibyaremwe duhita akanwa karazibwa, kubera yuko tutaba tudagifite icyo kwireguza rwose. Cyambere tubonamo urukundo rw'Imana idukunda,
tukabona ukuntu duhemburwa n'umwuka wacu, duhemburwa n'amazi tunyoye, duhemburwa n'ibyo kurya turiye, maze tukongera kugira ubuzima kandi twari tugeze mu kaga. Mbese ibyo ntabwo byari bikwiye kutwemeza Imana, ntabwo twari bikwiye kutwemeza ububasha ndengakamere bw'Imana yacu. Ese ntibyari bikwiye kutwemeza urukundo ruhebuje dukunda? Mwanditsi w'igitabo Ubutumwa Bwatoranijwe bavuze ngo abazi Imana by'ukuri ntabwo bazashukwa n'amategeko agenga ibyaremwe cyangwa imikorere y'ibyaremwe ngo birengagize cyangwa ngo bange kumenyekanisha imikorere y'Imana idahuga mu byaremwe. Nshuti yanjye, igihe turebye ibyaremwe, abantu bamwe barabishiduke noneho batangira kubisenga. Ibihugu byinshi, ahari uri kunyumva uba mu bihugu bisenga ibigirwamana byinshi, abantu batangira gusenga ibyaremwe aho gusenga uwabiremeye. Ariko abana b'Imana bumvira ijwi ry'Imana mu byaremwe, bakabona ubudahangarwa bwayo, bakabona ijwi ryayo, imikorere y'Imana idahuga muri ibyo byaremwe. Ibyaremwe rero ntabwo ari byo Mana, nta nubwo byigeze biba Imana. Ijwi ry'ibyaremwe rihamya Imana, haleluya. Ariko ntabwo ibyaremwe ari byo Mana gusa, kuko ariyo yabiremye, nabyo bigira ikimenyetso cy'imbaraga zayo. Imana idushoboze gushyira ibintu ku murongo wabyo. Njya nezezwa nuko ijambo ry'Imana ryatubumburiwe, kandi abantu b'Imana mu gihe cyashize bakabasha kubonera ibitangaza mu byaremwe. Reka nkwibutsa amasezerano y'Imana. Reka mbanze ndebere ku nyoni. Inyoni mbese tuyigiraho iki? Yesaya 40:31 ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Abo ni abategereza Uwiteka. Tubonamo amasezerano ahebuje y'Imana igihe twitegereje inyoni, haleluya. Iyi nyoni yitwa ikizu cyangwa se kagoma cyangwa se igo. Abantu b'Imana bajya bayigiraho ibintu bikomeye cyane. Ntabwo nje kwiga inyoni, ariko tugiye kwigira mu byaremwe. Inyoni yitwa igo tuyigiraho ibintu bikomeye. Haba ubwo kagoma yo mu misozi miremire ikubitwa hasi n'umugaru, ukayiroha mu mikokwe ifunganye y'iyo misozi. Ibicu birimo imvura y'umugaru bitwikira icyo gisiga cy'ikinyambaraga, maze umwijima w'ibyo bicu ukagitandukanya n'impinga z'iyo misozi zakaho izuba, kandi ariho cyari cyaritse. Imbaraga iki gisiga gikoresha ngo gikire ako kaga ziba impfabusa. Gikubita hirya no hino, kigakubita amababa yacyo afite imbaraga, maze urusaku rwo gutaka kwacyo rukabyara za nyiramubande. Amaherezo humvikana ijwi ryo kunesha, bityo cya gisiga kikaguruka cyihuta cyane, gitumbagira kigaca muri bya bicu, maze kikongera kugera hari umucyo w'izuba, naho umwijima wihindagurika w'imihindaganyo byasigaye hasi cyane. Maze umwanditsi aravuga ngo natwe niko dushobora gukikizwa n'ingorane, urucantege n'umwijima, gushinjwa ibinyoma, guhura n'amakuba n'akarengane biratubundikira, tukumva tubuze ibyiringiro. Narimaze kubivuga, hari ibicu tudashobora gutamurura, turwana n'ibitwugarije ariko bikaba iby'ubusa. Ariko hari inzira imwe rukumbi dushobora kurokokeramo. Ibihu n'ibicu bitwikiriye isi, nyamara hejuru y'ibyo bicu hari umucyo w'Imana urabagirana, hari ibyiringiro. Mu mucyo w'ubwiza bw'Imana dushobora guhaguruka tugakurukira ku mababa yo kwizera. Nuko rero abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, kandi bazagenda be gucogora. Kandi no mu by'ubu buzima, uretse amasezerano y'ubugingo bw'iteka ryose dutegereje, no mu by'ubuzima ubasha gusubizwamo intege igihe wibutse amasezerano y'Imana yuko Imana iri kumwe nawe. Ndavuga ngo ntutinye kuko ndi Imana nyawe, ntukihebe kuko nagucunguye, ndagukunda urukundo rukomeye cyane. Kandi aravuga ngo cyatumye nkukuruzi neza yanjye nkakwiyegeza n'urukundo nagukunze. Nagukunze urukundo ruhoraho. Ubwo rukundo rero igihe turuzirikanye ruvanaho bya bicu, ruvanaho gushinjwa ibinyoma, ruvanaho kurenganwa, abo twashakanye bakatugwa nabi, imibereho yacu ikajya mu kaga. Ariko igihe twisubishemo imbaraga, tukareba kuri Yesu, tukareba ku Mana yacu, dusubizwamo intege nk'iz'ikizu, tukongera kogoga ikirere, tukarenga ibyo bibazo biri hasi, tukareba ku Mana umuremyi. Nuko rero nibucogoye, ndakugira inama ngo urarame, uzamuka utumbagira ikirere, we gukomeza kuba hasi, ahubwo wisunga Imana. Hari ikindi twigira ku nyoni. Inyoni ndayikunda cyane.
umwami wacu Yesu Kristo avuga amagambo akomeye cyane muri Matayo 6:25-26. Bavuga ngo nicyo gituma babwira ntimukiganye ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki, ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya? Ese umubiri nturuta imyambaro? Ayo ni amagambo ya Yesu. Yesu yaguhaye ubugingo, Yesu yaguhaye umubiri. Mbese ibyo bintu ari umubiri Yesu yaguhaye n'ibyo kurya ikiruta ikindi ni iki? Mbese ari umubiri n'imyambaro ikiruta ikindi ni iki? Nuko Yesu aravuga ngo nimurebe ibiguruka mu kirere, ibi ntabwo bijya bibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so mu ijuru arabigaburira nabyo. Mbega ibyigisho byiza tubasha kwigira mu byaremwe. Ndagusengera mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo ngo urambure igitabo cy'ibyaremwe Imana yatwandikishirije. Ushaka kuba utazi no gusoma, ubashe gusoma Bibiliya, ariko witegereza aho kuzengurutse, uraza kubonamo kugirwa neza n'Imana, uraza kubonamo icyizere dukomora kuri Data wa twese dukomoraho ubuzima, uraza kubonamo ububasha bw'Imana ndengakamere. Nuko umwanditsi umwe yanditse mu gitabo cy'uburezi arandika ngo kandi inyoni ni abarimu batwigisha isomo ryiza ryerekeye kugira icyizere. Data wo mu ijuru aziha ibyo zikeneye, ariko nazo ikintu gikomeye dukwiye kuzirikana, zigomba gutoragura ibizitunga, zigomba kubaka ibyari byazo no kurera utwana twazo. Igihe cyose ziba zugarijwe n'abanzi baba bashaka kuzitsemba, ariko urebye uko zijya ku mirimo yazo zisishikaye biratangaza. Mbega ukuntu indirimbo zazo ziba zuzuye ibyishimo. Haleluya. Nyoni tuzigiraho icyizere yuko zizarya nubwo zitabibye, ariko nubwo zitabibye zirabyuka zikajya gushaka ibyo zirya, zikajya guhova, zikajya gushaka ahari ubuki, zikajya gushaka aheze, ndetse zikava mu bihugu bimwe zikajya mu bindi bitewe n'igihe. Uko niko abantu b'Imana badakwiye kuba abanebwe n'abanenganizi ngo bategeze gutungwa n'ubusa, ariko kandi twiringiye yuko Imana izatubeshaho. Nkunda umurimo w'ubuhinzi. Burya umurimo w'ubuhinzi nawo ushingiye ku cyizere. Ahari imvura ntabwo izagwa, ahari tuzabura umwero, ariko umuhinzi ntabwo ajya acogora. Ameze nk'iyi nyoni rero. Nyoni ntabwo icogora, nubwo ngo igoswe n'abashaka kuyigirira nabi, ariko kandi ifite ibyiringiro. Ibyo kuririmba, inyoni zibyuka ziririmba zihimbaza Imana. Abantu batuye mu biturage badatuye mu migi bajya banyurwa no kumva indirimbo nziza zibyaremwe, inyoni zibyutse ziririmba. Undi umwanditsi arongera andika mu gitabo cyitwa Ibihamya volume ya 5 ngo ntitukaboroge ngo tubabare cyane, kuko hano ku isi ntituri kure y'ibicantege n'imibabaro. Niba kubw'ubuntu bw'Imana duhamagaye ngo twihanganire ibigeragezo, nimureke twemere umusaraba kandi tunywere no ku gikombe gisharira, twibuka ko ari ikiganza cya Data kigifatiye ku minwa yacu. Nimureke tumwiringire mu mwijima nk'aho byaba ari mu mucyo. Nshuti z'Imana, reka twigire kuba abantu bafite icyizere. Ku nyoni twiringire Imana Data wa twese, nubwo twatwugarijwe n'ibibazo ndetse bikomeye. Mu by'ukuri ibyaremwe bidufitiye amasomo akomeye byo kutwiringiza Imana, byo kugira umumaro mu isi, tukabaho turi inyangamugayo, tugize icyo twimariye kuko twigiye ku byaremwe, kandi bikadutera ibyiringiro no kurushaho gukunda umwami wacu muremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ntabwo ari inyoni twakwigiraho gusa, na twa dusimba duto tutaboneshwa amaso cyangwa se dususuguritse. Ese ntabwo wibuka umugabo witwa Salomo, umunyabwenge wabayeho kuruta abandi? Yatanze icyigisho gikomeye cyane ku kimonyo. Uzasomeye Imigani igice cya 6 umurongo wa 3 kugeza uwa 10, hazakubwira ngo wa munyabute we, sanga ikimonyo witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. We yavanye icyigisho gikomeye ku bimonyo, maze abona ni ibyigisho byafasha umunyabute, umunebwe udashaka gukora. Nuko aramubwira ngo genda witegereze, uzasanga kitagira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo, ibyo kurya byacyo bizagitunga muki, kandi mwisarura kikishakira ibyitunga. Wabyumvise? Wumvise ko ibyaremwe byose bifite ibyigisho byaduha? Birakomeye cyane. Ese umunyezaburi yigiye kuki nanone? Zaburi ya 94 umurongo wa 13 atubwira ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanon. Yigiye ku giti. Igiti nacyo ni amakuru akomeye cyane. Nanone umwanditsi
w'ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 n'uwa 8. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kandi azabona igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Wabyumvise ibyigisho bikomeye tubasha kugira mu byaremwe. Umwanditsi umwe yanditse amagambo akomeye avuga ngo igiti cy'umukindo, tumaze gusoma muri Zaburi ya 92 umurongo wa 13, kigereranya neza imibereho y'umukristo. Gihagarara cyemye hagati mu mucanga w'ubutayu, kandi ntigipfe, kuko gikura ibigitunga mu masoko y'ubuzima ari munsi y'ubwo buso. Kiracukura kikagenda kikagera ku isoko, maze kikavoma ibizatunga igiti cyose. Nshuti zanjye, byaremwe n'igitabo cyiza kibasha kuramburirwa umuntu wese akavanamo ibyigisho bikomeye, bibasha kumwiringiza kugira ubuzima, bibasha kumufasha guhangana n'ingorane ziriho, bibasha kumwereka imico mbonera ikwiriye abantu b'Imana. Umuntu w'Imana, hari igikenewe kugira ngo dusobanukirwe n'uku kuri ku byaremwe. Twasobanukirwa gute amasomo aturuka mu byaremwe? Kereka kureba kuri Yesu, muremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Yesu wenyine niwe abasha gusobanura imitima yacu uko ibyaremwe byabasha kudufasha. Ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana igice cya 4 ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Iyo abantu bakiri mu mwijima, Kristo ataramurika ku bitekerezo byabo, biragoye yuko ibi byigisho babasha kubyiga. Ariko igihe bemereye Mwuka w'Imana akashora imizi muri bo, azabamurikira babone umucyo uvuye kuri Yesu. Igitabo kiravuga ngo mu mucyo muri kuvuye Karuvari niho honyine ashobora gutuma ibyigisho by'ibyaremwe bisomeka neza. Haleluya! Binyuze mu nkuru ya Betelehemu no ku musaraba, nibimenyekana ukuntu icyiza gishobora kunesha ikibi, kandi ko buri mugisha utuzaho uba ari impano iva ku gucungurwa. Haleluya! Mu bitovu n'amahwa, mu bicumucumu n'umuravumba hagaragarira ikibi cyangwa cyangiza kandi kigakomeretsa. Ariko mu kuririmba kw'inyoni, mu kurabya kw'indabyo, mu mvura n'imirasire y'izuba, mu mpeshyi n'umuyaga n'ikime gituje, mu buntu ibihumbi byo mu byaremwe, kuva ku giti cyo mu ishyamba kugeza ku rurabyo rwa violeta rurabya ku mizi yarwo, haboneka urukundo rutangaje rw'Imana. Nshuti z'Imana, igihe turebye Karuvari, igihe turetse Kristo agatura mu bugingo bwacu, tubasha kwiga ibyaremwe, bikatubera isoko y'amasomo akomeye cyane adufasha mu by'ubuzima bwa none turiho uyu munsi, ariko no kudutegurira kuzinjira mu buzima buhebuje, ubuzima bw'iteka ryose. Tumaze kuganira umugabane w'ingenzi wo kurema. Mu minsi 6 yo kurema tubonye ibitangaza byabanyeho, tubonye ukuntu Imana yaremye mu buryo buhebuje, kandi tubonye ibyigisho bikomeye tuvana mu byaremwe, kandi tubonye ko ibyo byose byaremewe umuntu, maze bya byo kurya, bya biti binezeza, za nyamaswa nziza abantu bajya gusura muri parike, ibyaremwe biranejeje, amazi atemba ava mu bitare, ibyo byose, umwuka mwiza duhumeka, inyoni ziririmba zitembera ikirere, mbega ibyo byose byabayeho ku bwanjye nawe, kugira ngo bituzanire umunezero kandi bitubere ibyigisho byiza cyane. Ariko hari ahantu dusoreje, tujya tubona n'ibitovu, tujya tubona ibisura, tujya tubona amahwahanda, tujya tubona isusa ritubaba, maze tukababara, ndetse n'inzoka zisigaye ziryana kubw'ingaruka z'icyaha. Ibyo bitwereka umuvumo w'icyaha, ariko turacyafite ibisigisigi bitwereka yuko urukundo rw'Imana rubasha gusomeka mu byaremwe, ngo bitume tuhimbaza kandi dukuze izina ry'Uwiteka Imana umuremyi mu mitima yacu, tumushimira yuko yadukunze urukundo ruhoraho, akatugira abantu kandi akatugira abatware bo gutwara ibyo ngibyo, mu byo kurya turya, mu mwuka mwiza duhumeka, amazi meza tugaruramo imbaraga. Ibyo byose ni umunezero, ibyo turebesha amaso, uburabyo bwiza, ibintu byiza cyane bisigaye ahantu hakeya hasigaye hanagurishwa kugira ngo tubisure, ibyo byose ni umunezero Imana yageneye umuntu. Kandi amahirwe dufite nuko tuzabisubizwa muri Edeni yo mu ijuru, muri Kanani twenda gutaha, tuzasubizwa paradizo y'Imana yaduhaye, Uwiteka bw'icyubahiro. Nyamara icyumweru ntabwo kigizwe n'iminsi 6 gusa, ahubwo ni iminsi 7,
kandi umunsi wa karindwi niwo ukurikiraho. Mu gihe igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere cyose kitubwira iby'iminsi 6 yo kurema, maze kandi umurongo wa 31 ugasoza utubwira ngo Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 6. Maze rero amagambo akurikiraho, igice cya 2 umurongo wa 1 atubwira ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Nshuti zanjye, umunsi wa karindwi, umunsi wagizwe uw'ikiruhuko. Ikiruhuko bisobanuye isabato. Imana iraweza, iwuha umugisha, irawuruhuka, maze icyumweru kiba cyuzuye. Reka nsubiremo iri somo. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza uwa 3. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yakoze yose. Ikintu cya mbere cyabaye nuko Imana yaruhutse ku munsi wa karindwi. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza. Nuko habayeho ibintu bitatu. Imana icya mbere iruhutse ku munsi wa karindwi, icya kabiri iwuhaye umugisha, icya gatatu irawejeje. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Imana yaruhutse ku isabato. Imana yaruhutse isabato, yaruhutse umunsi wa karindwi. Kandi muri iri jambo isabato ryahawe uyu munsi wa karindwi rifite inkomoko mu ijambo ry'Igiheburayo Shabbat, bisobanuye ikiruhuko. Rero igihe Bibiliya ivuze ngo isabato, umunsi w'isabato, ibivuze ngo umunsi w'ikiruhuko. Nshuti zanjye, isabato ntabwo igomba gufatwa nk'impano cyangwa ituro duha Umuremyi. Igihe Imana idusabye ngo twibuke kweza umunsi w'isabato, tuzabona amategeko y'Imana mu gihe kiri imbere. Oya, ntabwo ari ituro dutuye, ntabwo ari impano duhaye Imana, ntabwo ari byo. Isabato ni iy'Imana, ni impano ikomeye twahawe n'Imana. Ntabwo ari impano duha Imana, ahubwo ni impano Imana yaduhaye, kuko umunsi wa karindwi ni umunsi w'Uwiteka. Kuruhuka imirimo n'imihati by'ubuzima bwa buri munsi kubw'impamvu yera, kuruhuka mu mutwe cyangwa se mu bitekerezo, kuruhuka mu buryo bw'umwuka biduhera gusabana n'Imana. Uwo ni wo mugambi w'uko Imana yakizeho isabato ngo itubere ikiruhuko, haba mu by'ubu buzima umubiri wacu ukagabururwa mu intege, haba mu buryo buri mental, ubwonko bwacu bukaruhuka ibyo bwari bumazemo iminsi. Kandi ikihebuje ibindi ni cyuko tubona mu by'umwuka byo gusabana n'Imana Umuremyi. Ikindi tumaze kubona nuko Imana yejeje isabato. Imana yejeje isabato. None si bisobanuye iki? Bisobanuye ko isabato yagizwe umunsi w'umwihariko kubw'impamvu n'umugambi byera, no gukomeza isano nta makemwa hagati y'Umuremyi n'ikiremwa cye. Nuko rero isabato ntabwo igomba gufatwa nk'impano cyangwa ituro duha Umuremyi n'ubundi. Ni impano ikomeye twahawe n'Imana, yejejwe, yagizwe iy'umwihariko ngo dusabane n'Umuremyi. Imana yacu ishimwe. Cya gatatu, Imana yahaye umugisha isabato. Isabato ni isoko y'imigisha ku kiremwa muntu kizera Umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Imigisha y'Imana kandi ikwiye kumvikana bitandukanye n'iby'umuntu. Umuntu ajya avuga ati Imana iguha umugisha. Uyu muntu akwiriye umugisha, umugisha ube kuri wowe. Ariko ni umugisha w'abantu nyine. Rimwe na rimwe nta nubwo tuwubona ngo tuwushyikire. Ariko umugisha w'Imana ni umugisha w'ukuri, kubera yuko Imana ntabwo ibeshya kandi ntabwo imeze nkatwe. Ni Imana yuje urukundo, kuko Imana ubwayo ari urukundo, ikaba imigisha nyakuri kuko Imana itabeshya. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Mbese urumva itandukaniro ry'iminsi 6 n'uyu munsi wa karindwi? Ni umunsi wagizwe umwihariko, ni umunsi wiswe n'izina n'Uwiteka, iwita isabato, yawugira ikiruhuko nyine, kandi umunsi wuzuyemo imigisha y'umwihariko, umunsi wejejwe, umunsi ukoreshwa ibindi bitandukanye n'ibisanzwe bikoreshwa. Ndagira ngo nkwibutse isomo Yesu Kristo yatubwiye muri Mariko igice cya 27 kugeza 28. Yesu aravuga ati isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Isabato yabayeho kubw'abantu,
ndagira ngo nkubwiye yuko aya magambo tuzasubiramo ejo bundi mu kindi cyigisho, kubera yuko abantu bajya bibwira yuko isabato yabayeho ku bw'Abisirayeli. Oya, ahubwo isabato yabayeho ku bw'abantu. Iyi ni Bibiliya yera nsomye, ariko muri Bibiliya ya King James babivuga neza bakavuga ngo the Sabbath was made for a man. Isabato yaremwe ku bw'abantu, isabato yaremwe ku bw'umuntu. Bivuze ngo isabato yararemwe, kandi maze kuremwa ikorerwaho ibintu bikomeye cyane tumaze gusoma. Imana yarayiruhutse, Imana yarayejeje, kandi Imana iha umugisha. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Nuko rero isabato yahanzwe mu ntangiriro z'amateka ya mwene muntu. Itegeko rya kane risubiza abantu ku gikorwa cy'Imana cyo kurema cyabayeho muri cya cyumweru cyabanjirije ibindi. Mu gitekerezo cy'ibyabaye mu isozwa ryo kurema turabwirwa ngo Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza. Niko tumaze gusoma, kandi aya magambo niyo magambo asubirwamo mu itegeko rya kane. Itegeko dusanga mu kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza wa 11, maze ku murongo wa 11 turasoma ngo Uwiteka umugisha umunsi w'isabato araweza. Bihuje rwose n'ibyo tumaze gusoma mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 3. Isabato rero iri ku bisate bibiri by'amategeko 10 yahawe Mose ku musozi Sinayi. Niyo sabato tubona yaremwe mu itangiriro icyaha kitarabaho. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana kuva 20 umurongo wa 11 maze kuvuga, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeye mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kuwa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Iyo niyo mpamvu twahawe isabato, ngo itubere urwibutso, twibutse Imana umuremyi, maze muri yo dusabane n'Imana yaturemye. Twishimire yuko twagizwe abantu, dusobanukirwe inkomoko yacu, bitugaruremo ibyiringiro, bitugaruremo kumwizera, no mu makuba twumve ko hari udufiteho ububasha, kandi azabigenza neza ejo nk'uko twakomeje kubivuga. Magambo ngiye gusorezaho aboneka mu bakurambere n'abahanuzi ku ipaje ya 21. Nta magambo avuga ngo muri Edeni Imana yashyizeho urwibutso rw'umurimo wayo w'irema, ubwo yahaga umugisha umunsi wa karindwi. Isabato yahawe Adamu, ari we se kandi akaba n'uhagarariye ikiremwa muntu. Kwiyubahiriza byari igikorwa cyo gushimira ku ruhande rw'abari gutura mu isi ko Imana ariyo muremyi wabo, kandi ko ariyo mwami wabo w'ukuri, kandi ko bo ari umurimo w'intoke zayo, ndetse bakaba abantu bayo. Niyo mpamvu uwo muhango wera wagombaga kuba urwibutso, kandi ukaba warahawe ikiremwa muntu cyose. Nta kintu na kimwe kidasobanutse cyari muri bo, cyangwa ngo ube ugenewe abantu bamwe. Wagenewe umuntu, kandi mu bagenewe isabato nanjye ndimo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Igihe ijambo ry'Imana risomwe, nahoze mbibona ku wagerageje gutanga komanteri ku kiganiro cyatambutse ejo bundi kivuga umuvandimwe Abdara yaduhayemo umucyo ku byerekeranye n'isabato ko Imana yimwishuriye, maze umuntu umwe atanga komantera, hari mwajyayo mukareba, aravuga ati ariko nturabona kurinjije kuba wizitse ku mategeko. Igihe itegeko ry'isabato rizamuwe nibwo abantu bavuga ngo amategeko. Ariko nashimye Abdara yongeye kubaza abantu badukurikira, muzansubize ko Imana ivuga iti amategeko ntabwo azavaho n'inyuguti n'imwe. Kubera iki abantu badatekereza ayo magambo? Arabaza ati ese ko ijuru ryavuze kugeza aho ijuru n'isi bizashirira amategeko ntazavaho n'inyuguti na rimwe. Akabaza ati ese ijuru ryamaze kuvaho? Yongera kubaza ikibazo gikomeye, aravuga ati ese ko iyo bavuze andi mategeko nta kibazo kivuka, bavuga isabato hakaba ari bwazamuka ingingo yo gutwarwa n'amategeko, mbese isabato niyo mategeko? Byo nibaza abantu b'Imana bakwiye kwibaza kandi bagasubiza. Hari abandi rero bazi yuko isabato yahawe Abisirayeli, ariko muri aka kanya tumaze kubona ukuntu Imana yaremye isabato mu minsi 7 yo kurema, kandi ku munsi wa karindwi haremwe isabato ngo ibere umugisha n'ikimenyetso kiyihuza nayo ndetse n'abantu bayo, ngo bajye bibuka ko ari Imana umuremyi. Nshimiye Imana cyane ko yemeye ko iki cyigisho gitambuka, ngo twongere gukunda yuko twakomotse ku mutware utwara abatware, ku muhanga udasanzwe. Imana yaremye ijuru n'isi, byo turebesha amaso, iyo ngiyo niyo dufite mu biganza byayo. Ndakurarika mu izina rya Yesu ngo urusheho kuyiringira, ujye uvuga uti ndi uw'Imana, kandi bigutere kumva ukomeye, he kugira ikintu kigutera ubwoba mu isi, kubera yuko Imana igufite mu biganza byayo.
kandi reka bidutere kuyiringira, tuyihe byose kugira ngo tugengwe nayo, tube turi mu bwishingizi bwayo bwose. Ijambo ry'Imana, isezerano rikomeye ngiye gusorezaho, ni amagambo meza cyane ari muri Yesaya 26 umurongo wa 3. Haravuga ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda aba amahoro masa kuko akwiringiye. Iringira Uwiteka, ntabwo uzaba wiringiye umuntu, ahubwo uzaba wiringiye ufite ububasha bwo kukurinda koko. Yewe ngo ijuru ni intebe y'Imana, kandi isi ni intebe y'ibirenge byayo. Iyo Mana iratangaje cyane, nta cyaguhangara, iri kumwe nawe. Nuko ibyiringiro byacu bibe muri yo. Uko niko gusenga kwanjye nisabira, nawe ngusabira, mu izina ry'Umwami wanjye Yesu, amen. Reka dusoze n'isengesho. Data wa twese uhoraho, tugushimiye amagambo meza utwigishije muri uyu mwanya, amagambo atwibutsa uwo uriwe, y'ukuri Imana umuremyi waremye byose, kandi atwibutsa urukundo wadukunze ukaturema mu ishusho yawe, ukatugira abatware, ukaturemera isi itatse ibyiza y'agahebuzo. Nyamara Satani yarayangije, ariko ibyiringiro dufite muri wowe nuko ushaka kongera kuturemera ijuru rishya n'isi nshya, aho abakiranutsi bazaba. Uduhe kuba mu mubare w'abakiranutsi, abakumvira kandi abakwiringiye bagushikamishije imitima yawo, kugira ngo uzabacyure mu bwami bwawe. Ubuntu bwawe bukomeze kuduherekeza. Abana bawe turi kwigana ino ngingo y'Isabato, ye kubabera inkomyi yo kuzagera muri ubwo bwami bwiza mu isi nshya kudutegurira, ahubwo ubahe kwemera no kwigishwa nawe, ngo bashyikire ubuntu bwawe n'imbabazi utugirira. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.